ibyavuzwe biratanze abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda bakabana batuje batahiriza umugozi. Turabashuhuje kandi tubahaye ikaze banyarwandakazi mwebwe mwese mudukurikiye kuri radio televiziyo Umurindi, radio televiziyo Ihuriro ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi turi kuwa kabiri n'itariki 25 ukwezi kwa Gashyantare umwaka turimo ni 2025. Tugarutse rero muri studio kugira ngo tuganirire abadukurikira ku kiganiro cyacu cya buri munsi, aho uyu munsi nza kubanza nubwo ntari nabiteguye nanone ndabanziriza kwanza kubeshyuza inkuru yanditswe kuri uyu munsi mu masaha ngira ngo ya saa 5 yanditswe n'igihe.com ko ngo Union Européenne cyangwa se umuryango w'ibihugu by'Iburayi ngo wahakanye ko utagihariye igihugu cy'u Rwanda. Ibi rwose ni ukubeshya, ndabinyuramo muri makeya. Hanyuma turaza kurebera hamwe Kagame na Kabila isano n'imikoranire ndetse n'uburyo bafatanyije kuduruvanganya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Karim Khan ni umushinjacyaha mukuru cyangwa se procureur general mu rukiko mpuzamahanga, akaba yarasuye Kinshasa. Ubwongereza nabwo bwavuze aho buhagaze mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu itangazo ryagejejwe ku itangazamakuru uyu munsi. Mu turere twafashwe na RDF M23 abaturage baricwa nk'uducurama, nabyo turaza kubirehana. Ni byose rero muri aka kanya kuri radio televiziyo Umurindi, radio televiziyo Ihuriro, nibyo tugiye kubazanira mu makuru arambuye. Reka duhere ku kubeshyuza iriya nyandiko ya igihe.com ifite umutwe ugira uti EU yanzuye kudafatira u Rwanda ibihano. Banyarwandakazi, twarabivuze kenshi cyane, ibinyamakuru by'ibifobagane buri gihe bigenda bishakisha akantu, bibanza gushakisha aho byamagana ngo kubera iki bahanye u Rwanda, bikongera bikajya gushakisha utundi tuntu tw'udukorosi muri texte cyangwa se mu biganiro biba byatanzwe, utundi tuntu tw'udukorosi twegamiye nyine ku bufobagane bwabo. Uyu munsi nibyo koko Union Européenne yateranye, ba 27 niko babita, bateranye batanga umwanzuro wabo, ariko ibifobagane witwa Nshimiyimana Jean Baptiste niwe wanditse iyi nkuru uyu munsi kuwa kabiri itariki 25 Gashyantare 2025 ku isaha ya saa 5:05 y'i Kigali mu Rwanda ndetse na hano i Pretoria muri Afurika y'Epfo turi ku masaha amwe. Iyo nkuru rero irabeshya rwose. Reka tubanze dukurikire video Radio France Internationale yaganiriye n'umunyamakuru, hanyuma mu mbabarire byananiye gufata amashusho ya ntago mbizi cyane, ariko amajwi muraba muyumva, aho Union Européenne mu by'ukuri itigeze ivuga ko ikuriyeho ibihano u Rwanda, ko itigeze yanzura ko ikuriyeho ibihano u Rwanda. Ubu rero ibifobagane bigiye guhererekanya zino nkuru bigere no kuri babandi bavuga basemura, niba ari gusemura niba ari yes, bakora ibyo bita udusobanuye. I Kigali buri muntu wese yahindutse umunyamakuru ngo ahaha kugira ngo u Rwanda babashe ngo kuruha isura nziza n'imumbaze n'ibindi bigambo nk'ibyo by'ibitakaragasi baba bavuga, ariko kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumirano. Reka twumve ibyo hano Union Européenne yavuze, turabikesha RFI Radio France Internationale, mu mbabarire navuze ngo uyu munsi yabitangaje ku munsi w'ejo, pardon. Européenne d'accord pour des sanctions contre le Rwanda. La Belgique avait fermement plaidé pour après la prise de Goma par le M23 soutenu par les forces rwandaises, puis celle de Bukavu, mais il y avait des réticences côté français et portugais. Pierre Benazet, vous êtes en direct
D'accord pour des sanctions contre le Rwanda. La Belgique avait fermement plaidé pour après la prise de Goma par le M23 soutenu par les forces rwandaises, puis celle de Bukavu. Mais il y avait des réticences côté français et portugais. Pierre Benazet, vous êtes en direct de... aravuze ati uniyo europeyene yariyemeje ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano atari ko hari hakirimo kugingimira hagati y'Ubufaransa n'abaportugais. Noneho ahangaha rero ahamagaye umunyamakuru mugenzi we kugira ngo amubwire aho ibintu bihagaze kuri ubu ngubu. Bruxelles, désormais le ton a changé. Il y a un accord politique au niveau des 27 et ce matin, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont commencé à préparer de premières sanctions. Oui. Aramubwiye ati nzi neza ko ariho uherereye uyu munsi birashoboka ko ngo ibintu byahinduye isura aho baba ministre bicara mu nama y'abaministre 27 no kuvuga le conseil de 27 nkuko bavyita bafashe umwanzuro ndetse bakaba batangiye gutegura inyandiko y'ibihano bimwe na bimwe. Il s'agit d'abord de prendre des sanctions classiques, ce que l'Union européenne appelle les mesures restrictives à titre individuel, à savoir le gel des avoirs détenus en Europe et l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union. Ati mwibuke aka kantu nigeze kukavuga mu kiganiro ntibuka ati nibyo koko ndetse banumvikanye ko bagomba guhera cyane cyane ku bantu ku giti cyabo, ni ukuvuga ku bantu ku ba acteur bazwi muri biriya bintu. Ati urugero bakaba babuzwa ndetse no gukandagira ku butaka bw'ibihugu by'Uburayi abantu ku giti cyabo, nicyo cyambere ngo bashaka kubanza guheraho. À titre indicatif, le choix des personnalités rwandaises visées par l'Union européenne, on a les sanctions imposées par les États-Unis qui ciblent par exemple le général James Kabarebe, ancien. Ati abantu Union européenne ikaba yasibla cyangwa se ikaba yajonjora abantu bamwe na bamwe bagomba gufatirwa ibihano. Ati urugero nk'uko Amerika yabikoze kuri General Kabarebe, Le ministre de la Défense et conseiller du président Kagame. Ces sanctions individuelles seront un sérieux revers diplomatique pour le Rwanda, car elles marquent un accord politique des 27 pour l'accuser d'ingérence contre la souveraineté et l'intégrité territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne a demandé vendredi au Rwanda de retirer ses troupes dans les Kivu, de cesser son soutien aux milices du M23. Et ces sanctions doivent être considérées comme une première salve destinée à mettre le Rwanda au pied du mur. Les Européens ont estimé que les sanctions américaines étaient trop radicales. Ils veulent se conserver, eux, des munitions pour pouvoir remettre la pression sur le Rwanda. Sont dans le collimateur désormais un dialogue politique et de sécurité avec le Rwanda, un accord sur les matières premières critiques et minerais rares et enfin le financement européen pour la mission de l'armée rwandaise au Mozambique. murabyumviye nizere ko nta gifobagana cyongera kubabeshya. Ati nibaramuka bahereye kuri ibi bihano by'abantu bamwe bamwe ku giti cyabo, noneho kandi abo bantu mu by'ukuri bagize uruhare runini muri ibi bintu. Ati twatanze urugero nk'urwa General James Kabarebe wafatiwe ibihano n'Ubufaransa ejo bundi. Uyu akaba yarasanzwe yarigeze kuba minisitiri w'ingabo akaba ndetse n'umujyanama wa sekirite wa Perezida Paul Kagame. Ati abantu nk'abo rero nitugenda tubafata bagahabwa ibihano byo kutongera kuzunguruka no kuba harimo no kuba bakandagira ku butaka bw'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi. Ati aho ngaho tuzaba tubashyize mu nguni cyangwa se tuzaba tuberegereje ku rukuta rubaha koko icyo nakwita ni presiyo anyway, rubaha presiyo cyangwa se rubashyiraho igitutu cyo kugira ngo ibyo dushaka byubahirizwe. Uyu rero ni umunyamakuru wa Radio France Internationale wavuganaga na mugenzi we ku byerekeranye na biriya bihano. Banyarwandakazi, iyo twicaye tugasoma ibinyamakuru by'ibifobagane, yego wenda nkatwe ntabwo nkanjye cyangwa n'undi ukurikiranye radio yacu ntabwo navuga ngo ibifobagane byanyifatira, ariko mutekereze buri gihe cyose gihe ntekereza umuturage uri mu mudugudu no mu mirenge cyereko pare mu Rwanda, amakuru bamwemerera ko mugeraho nayo ngayo y'igihe nyine bagahita bavuga bati ibyacu birakomeye rwose, igihugu cyacu nta ngorane ntaki, kandi byarayobye mu ruhando mpuzamahanga. Reka twikomereze kuri gahunda yacu y'uyu munsi. Murumva rero ariko ntarakomeza aho ngaho,
ngo kuva mu cyumweru gishize, nagira ngo wenda nsubire mu byo uyu mugabo yavuze, ngo kuva mu cyumweru gishize igitutu cy'Uburayi cyakomeje kurwanya u Rwanda, hanyuma ifatwa rya Goma na M23 zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, ngo byari byatumye Ububiligi busaba ko Kigali yafatirwa ibihano, kugezaho isaba ko amasezerano y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi n'u Rwanda yahagarikwa burundu. Icyifuzo cyari cyarahuye n'ubushake bw'Ubufaransa na Portugal, ariko ijwi ryahindutse kuri uyu munsi. Ubu hari amasezerano ya politike hagati ya 27, ni ukuvuga bari abaminisitiri nyine 27 bicara muri iriya nama, maze ku itariki ya 24, ni ukuvuga ku munsi w'ejo, inama y'abaminisitiri b'Uburayi b'ububanyi n'amahanga y'Uburayi yateraniye i Buruseli, itangira gutegura ibihano bya mbere. Muri make akora ka resume ibyo uriya mugabo yatubwiraga mu Gifaransa. Reka twikomereze rero kuri Kabila na Kagame. Kabila na Kagame, aya magambo ndumva atari ubwa mbere mwigeze muyumva. Aya magambo twatangiye kuyumva kera muri za 2010 n'ibindi. Ku bantu batazi amateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biragoye kumenya Joseph Kabila uzwi nka Kabila fils, ariko kuba byumva neza bazi amateka y'uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakamenya uko yageze ku butegetsi bw'icyo gihugu, bakamenya uko imbwa yuriye igiti, nibo bazabasha gusobanukirwa impamvu uyu Joseph Kabila abarwa nk'umugambanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri buvuge mutese abarwa nk'umugambanyi kandi mu bigenze biti. Abibuka neza, cyangwa se reka dusubire inyuma twumve icyo abanyekongo, turaza kugaruka ku tuvideo kamwe cyangwa tubiri komsa tutubwira ibyo uyu Kabila bamuvugaho. Abibuka neza, reka mbanze mbahe wenda amavu n'amavuko. Abibuka neza uko Mobutu yasimbuwe na Laurent Désiré Kabila, uwo twitaga nyine Kabila mzee cyangwa Kabila mukuru, abifashijwemo na FPR Inkotanyi, ubwo bajyaga kumushaka mu mashyamba bakaza bakamwimika ku mugaragaro. Nibo bamwimikiye, ni ukuvuga Laurent Désiré Kabila, uriya Kabila muzee yimitswe n'u Rwanda ku mugaragaro. Ni bimwe no mu bitumwa nyine Kabarebe afatirwa ibihano. Hanyuma Laurent Désiré Kabila, twita Kabila muzee nyine nk'uko nabivuze, yaje kunanirwa kugendera ku mabwiriza ya Kagame, birangira bamuhitanye. Ibyo abakurikiye amateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barabizi. Icyatumye bamuhitana rero, cyangwa ayo mabwiriza atemeye cyangwa atashatse kugenderaho nk'uko yari yabitegetswe, ni ukugira ngo u Rwanda rujye rwisahurira Kongo uko rushaka, kandi ari nako nyine rugenda rwiyongerera ubutaka, rwagura ubutaka rufata, rukoreraho ibintu byarwo, banabeshya abanyekongo ko ngo baje gushaka FDLR. Nyuma rero Kagame yazanye uwitwa Joseph Kabila, nawe bagiye kuvana je ne sais pas où. Abenshi bavuga ko ngo yabaga muri Tanzania, hari n'abavuga ko bamuzi i Kigali, aba ahantu ngo ku Kimihurura, si je me trompe pas, niba ntabyibeshyeho. Uwo rero benshi bashidikanya, niwe benshi bashidikanya ku nkomoko ye n'umwindondoro we w'ukuri, kuko afite byinshi bituma bashidikanya ku bukongomani bwe, ndetse n'amazina ye akaba ayahinduranya nk'uko uruvu ruhindura uruhu rwarwo bitewe naho ruherereye. Muzamwumva bamwita Hippolyte, muzamwumva bamwita niba ari Kabangwa, Kabila uyu nguyu ntabwo abanyekongo benshi bemera ko ari Kabila, umwana wa Kabila, nta nubwo bemera ko rwose yaba ari umukongomani. Ariko kubera ingufu u Rwanda rwari rufite muri kiriya gihe, rwari rwaramaze gushyiraho abasirikare benshi cyane, noneho bakaba bari baranifatiye Kabila mu biganza byabo, ni ukuvuga Kabila, Laurent Désiré Kabila cyangwa se Kabila muzehe. Noneho bakaba bari bamaze kumuhitana. Murumva ko Kabarebe icyo gihe yari yamaze kugera ku buyobozi bw'ingabo za Kongo, n'abaofisiye bakuru ba Kongo bari abanyarwanda. Aho rero niho noneho ubazanye Kabila bamwicaza ku ntebe. Icyambere kumwicaza ku ntebe, bamugejeje ahantu atashoboraga kujya. Nibwo mwumvishe nanditse ngo imbwa yaje kugeraho yurira igiti, ariko ntabwo imbwa ijya yurira, yari ifite nyine uwayigejeje muri icyo giti.
aho rero Kabila, uyu Joseph Kabila cyangwa Kabanga cyangwa Hippolyte cyangwa je ne sais pas comment uko ashaka kumwita kose, aho rero Kabila niwe yaje noneho kuba sumi cyangwa se yaje gucishwa bugufi imbere ya Kagame kuko niwe warubaye shebuja. Kabila Joseph rero iminsi ye yose yategekewe na Kigali, nyuma aho aje gusimburwa na Tshisekedi binyuze mu matora ubwo yarangizaga igihe cye cyemewe n'amategeko, ndetse ngo yaba yaraniyongeje. Kabila Joseph yaramaze igihe atavugwa, no kuvuga nyuma y'igihe nyine avuye ku butegetsi, yaramaze igihe atavugwa kugeza ejo bundi, mu bikurikirane neza, kugeza ejo bundi nubwo igihe cy'ishingwa rya AFC iriya bita ngo ni Alliance Fleuve Congo, abantu baramunuganuze ariko ntibyigeze bivuga. Ejo bundi rero igihe Kagame yangaga kujya gusinya kuri 15 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2024, yanga kujya gusizanya amasezerano ya Rwanda, bikarakaza cyane perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Perezida wa Congo yatembereye kenshi mu mahanga asobanura, avuga ati ibyo ari byo byose duterwa n'u Rwanda, ariko umuntu mu by'ukuri bashyize imbere barimo kwavansa c'est mon prédécesseur, ni ukuvuga n'uwambanjirije ku butegetsi. Kabila Joseph rero nk'uko nabibabwiye iminsi ye myinshi yategekewe na Kigali, hanyuma ubwo M23 yongeye kubura imirwano, Colonel Nanga nawe na bamwe muri bagenzi be bagasinya inyandiko yashyizeho icyo bita AFC, nicyo nari maze kubabwira, Alliance Fleuve Congo, ngo aha byari ku bufatanye bwa Kagame na Museveni ngo bahe ingufu umutwe wa 23 ibashe kubageza ku mugambi mibisha yabo yo gukata Kongo mo ibice, bagamije kwigarurira umutungo kamere wa Kongo no kuwucuruza mu mahanga nta nkomyi. Murumva rero ko ahangaha byari byoroshye cyane gushyiramo Kabila kugira ngo bongere bamwereke ko mubereye umucunguzi, bamugaruye kongera kujya kuri Kongo. Of course bagombaga no kongera kumuha andi mabwiriza, kuko nyine uko yagendaga yumva akomeye ku butegetsi yumvaga ashaka kubigobotora. Aha rero niho Kabila Joseph yongeye kubura umutwe, ariko ku mabwiriza ya Kagame nyine na Museveni. Mwabonye rero uko mu binyamakuru byinshi arega Tshisekedi Kongo ari umunyagitugu, ko ngo leta ye yamunzwe na ruswa, kwikubira n'ikene wabo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Joseph Kabila nawe araregwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba umunyapolitike ugambanira igihugu cya Kongo. Abanyekongo babivuga kenshi cyane, ariko hari wenda zimwe mu ngero tuba dufite. Ikindi nuko perezida Felix Antoine Tshisekedi ibi bintu aha bivumburiye yagiye kuruwa mugani abibwira amahanga, kugira ngo uyu mugabo uyu Mukabila bamenye neza ko nawe yihishe inyuma y'akajagari kari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko yitwaje cyane cyane ibyo yemerewe na Kagame na Museveni. Mu by'ukuri rero Kagame na Museveni ni abantu bahuriye muri aya manyanga. Ahasigaye Kagame mu by'ukuri akaba ari ugaragara kuri tere. Muramenyereye ko Museveni ari umuntu wiyoberanye cyane. Reka kwanza tubanze twumve Perezida Tshisekedi ubwo yarari i Munich muri conference ya sécurité, muri bukaca gihe nyine yafataga inzira akagaruka iriya nama itarangiye, ari naho Kagame yakorejwe isoni na premier ministre uriya mudamu ministre wa mbere wa Congo. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà.
ati icyo navuga kandi nabashije kumenya nuko uwihisha inyuma ya biriya bintu iriya ku ababikora ubwabo ntibajya ahagaragara ntibaboneka, ariko tuzi neza ko ubihagarariye cyangwa se ubirimo neza neza ari uwo twaherutse uwo twasimburanye ku butegetsi ariwe Joseph Kabila. Ati nta wundi nubwo atajya ahagaragara ngo abigaragaze. Reka turebe nanone abandi nabo bavuga ubugambanyi bw'uyu Kabila, nabo bamwe muri bagenzi be. Nibaza ko nyihanganire mba ndimo gushaka ububiko bwanjye aho mba nabisize. Ya mbigezeho aho uyu tugiye kumva ni bwana reka tubirebe. Twagiye. En 2018, il a trahi la constitution congolaise, il a trahi le peuple congolais, il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal, c'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Mais vous... Uyu ni witwa Moise Katumbi. Moise Katumbi yagaderaga na France 24 na RFI, Radio France Internationale, akaba avuga ati Kabila twarakoranye, Kabila ndamuzi, ariko nagomeje gukurikirana ibintu by'ubwicanyi yagiye yivangamo n'ibiki byose. Ati niba koko abanyekongo bamubonamo nk'umucunguzi, ati harageze ko jewe mbereka ko uyu nguyu ahubwo ari gishitani, kuko ntabwo mu by'ukuri ibyo abereka cyangwa se ibyo bamuziho ari byo by'ukuri. Uwo ni Moise Katumbi. Hanyuma ntabwo ari Moise Katumbi wenyine, ngira ngo hari akako twigeze kukaganiraho, aho Felix Tshisekedi avuga ati kuri jewe nta mpamvu yo kuganira n'abantu bishushanya, kandi abantu nyakuri bakurikirana ibintu cyangwa se babifite mu maboko yabo bahari. Ati ibyiza jewe ni mumpereze abo ngabo ba nyir'ubwite abo aribo twivuganira. Ati kuba gutakaza umwanya uvugana n'umuntu udafite ububasha, mumara kuvugana agasubira inyuma akajya gutanga raporo akazongera akazagaruka, mwampaye abo ngabo akaba aribo tuvugana. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Nkunda Igifaransa kuko nicyo cyonyine nzi, ntabwo Icyongereza ndagerageza. Ati jewe ntabwo nshaka kuganira cyangwa se kuba nagirana imishyikirano n'ibintu by'ibishushanyo biri aho ngaho bazana bagashyira imbere ngo. Ati ibi bintazi by'ibishushanyo nta nubwo biba bizi ibibazo byabyo bifite. Ashwi. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Ati ibi bishushanyo iyo biri imbere yanyu bikubwira gusa ubutumwa bahawe, ntacyo bakuyeho ntacyo bongeye. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Ati numva jewe ibikwiriye ari uko nakwivuganira n'uwo ubahatse n'uwo mushefu wabo. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Ati kandi nkuko mubyibuka, ati twatangiye ibiganiro n'uwo ubahatse. Ati ariko ati byaragiye bigeze hagati, ati bigeze ku tariki ya 15 z'ukwezi kukuboza, ati byagenze bite? Ati yabangiye ingata. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays.
ati jye ibiganiro ndabishaka ntago mbyanga, atari ko ati ndashaka ibiganiro bihereza amahoro asesuye igihugu cyanjye nta kongera gusubira inyuma. Nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Ati nibatureke batuvire mu bintu bareke twebwe twikurikiranire iterambere ryacu mu buryo butekanye. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Ati yewe ntabwo nshaka ko dukora ibiganiro ati tugenda duca ku ruhande ati kugeza ubwo mu yindi myaka iri imbere tuzajya tukabona twongeye dusubiye kuri zero, tugarutse aho twari turi, dusubiye mu ntambara nk'izi ngizi. Uwo ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi wabivugaga avuga ati nta mpamvu yo kuganira n'umuntu mu by'ukuri udafite icyo nakwita ububasha bwo gukora ibiganiro, kuko abenshi muri bo nabaja banyirubwite biyicariye ahantu. Murumva neza rero ko mu by'ukuri Kongo yaragambaniwe, ariko nkuko narindimo mbivuga mvuga nti Kongo yaragambaniwe, harimo abantu bishe inyuma. Je veux bien nibyo kuko ku butaka bwa Kongo ubonaho ingabo za RDF zifashije M23 ndetse hari n'izi y'Ubugande ziri ku rundi ruhande. Uretse ko Museveni ni umutekamutwe afite uburyo bwo kubikina, ariko Kagame we ashyiramo byose kubera ko urumva erega ibi bintu bifite inzego. Ikiraka cyaratanzwe gihabwa Museveni, of course niwe mukuru w'ibisambo. Hanyuma tumaze guhabwa Museveni abwira Kagame ati bikore nka kwa kundi wabikoze mu Rwanda, bikore nka kwa kundi wabikoze mu Rwanda. Urumva rero aba bagabo bose bari hamwe, kandi ntimujye mubyibagirwa, muribuka ko umuhungu wa Museveni nta munsi atabivuga avuga ati jyewe na onkle wanjye hariya nta uzaduhangara. Murumva rero Joseph Kabila Kagame ni nka bafite navuga ngo iki, bafite amasezerano mu bugizi bwa nabi. Reka dukomeze noneho turebe Kinshasa, uruzinduko rwa Karim Khan, uyu akaba ari umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga CPI. Bwana Karim Khan Kinshasa ati ntidushobora, ubona we yarabagendereye aravuga ati ntidushobora kwemera kubwicanyi nk'ubu bubera muri Kongo bukomeza kurebwa. Ati navuganye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, abaturage ba Kongo bagomba kubona ubutabera. Uyu ni Procureur General wa CPI cyangwa se urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Uyu mugabo wigereye ubwe Kinshasa mu butumwa bwe yavuze ko nk'uko ubwicanyi bubera muri Palestine n'ahandi ku isi hose, ntabwo urukiko rwa CPI cyangwa se urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruzakomeza kurebera ibibera muri Kongo. Ubu akazi karatangiye ko gukurikirana abicanyi bose bakoze ubwicanyi hano iwanyu muri Kongo. Minisitiri w'intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu aherutse gushyirwaho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Ibi bivuze ko aho yajya mu mahanga yatabwa muri yombi. Ibi byo gushyiraho impapuro zo guta muri yombi Bwana Netanyahu byatumye inshuti ikomeye ya Amerika kuri Israel isesa imikoranire n'uru rukiko. Urukiko rwa CPI rwahise ruvuga ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ntacyo bivuze umwanya uwo ari wo wose Minisitiri w'intebe wa Israel yafatwa yaburanishwa ku byaha ashinjwa by'uko ingabo ze zishe abana n'abaturage ba Palestine. Israel ni igihugu gikomeye kandi cyubashywe. Minisitiri w'intebe wa Israel ubu hari ibihugu atakandagiramo. Kuba rero umushinjacyaha mukuru wa CPI yavuze kuri Israel ni ubutumwa kuri Perezida Paul Kagame. Ni nkaho yabwiye Perezida Paul Kagame ati urarya urimenge.
bishoboka ko ushobora gushyirwaho impapuro ziguta muri yombi igihe cyose urukiko rwaba rurangije gusoza iperereza muri Kongo. Ibi twagiye tubiganiraho inshuro nyinshi cyane, noneho vuba aha ngaha bamwe mu bakozi ba Kagame bagiye kugezwa mu butabera. Ibyo ni amagambo yavuzwe nyine n'uyu bwana Karim Khan, akaba nk'uko nabibabwiye ari procureur general cyangwa se umushinjacyaha mukuru mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Niba Israel ishobora gushyirwaho ibihano cyangwa se impapuro zihagarika minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu, niki cyatuma Kagame atazishyirirwaho? Hari abantu benshi njya numva bavuga ko Kagame ari igihangange, wenda ibyo bitamukoraho, ariko tubwire abanyarwanda ko kenshi burya ukugukomera kw'abano bantu kugeraho kugatakaza garanti. Reka twumve Karim Khan ubwo yari i Kinshasa uko yabwiye Congo. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ati nk'uko bimeze ku isi yose, natwe duhangayikishijwe n'ibirimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très très inquiétante. Tuzi neza ko uko ibintu bihagaze ubu ngubu mu burasirazuba bwa Congo ari ibintu bihangayikishije. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Ati amagana y'abantu baricwa, hanyuma ibihumbi n'ibihumbi bagakomereka, et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Ati ubutumwa bugomba kugenda mu buryo bunoze bukumvikana. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces. Ati ibi ingabo zose cyangwa se udukundi twose tw'ingabo, udukundi twose dukorana n'abasirikare cyangwa inyeshyamba ndetse n'abafatanya nabo, des groupes armés et des forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent. Ati bagomba gukurikiranwa, gucungwa neza, ati kuko bagomba kwitwararika amategeko mpuzamahanga. Se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. Atahangaha ndabivuga nshimitse, ati itegeko ahariho hose rigomba kubahirizwa. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can. Abantu bose bagomba kugendera ku mategeko ya nabyita ngo iki? Attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils. Ku mategeko agenga ikiremwa muntu, ati nta muntu n'umwe ugomba kuba ari mu ntambara ngo ahindukire kandi ajye kurwanya abantu batitwaje intwaro, donc abasivili. Hurt people. Blesser les gens. Kill people. Tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal. Ati aha rero niho tugomba kurebera niba koko amategeko n'amabwiriza mpuzamahanga koko yubahirizwa cyangwa se
aha ubwisanzure abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. Ati ibyo rero nibyo niko gutanga cyangwa se ntabwo gutanga ubutabera, ati uko niko kubahiriza amategeko mu buryo buringaniye kuri bose. People of the DRC, La population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious Ati abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ati nabo nibiremwa kandi banganya ubumuntu n'abandi baturage bahariho hose ku isi. as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. Ati namwe mufite agaciro nk'abo muri Ukraine, nk'abo muri Israel, nk'abo muri Afghanistan n'ahandi. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Ati ndi hano kugira ngo ndebere hamwe na perezida wanyu, Perezida Tshisekedi. Ati njyana amanama n'abagize guverinoma. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keita. Ati Imana iramutse ibishatse ejo nabwo twagirana ibiganiro n'uhagarariye umunyamabanga mukuru Madame Keita, And also to engage with civil society and victims. Et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Ati hanyuma nkazaboneraho n'umwanya wo kugira ngo nganire n'abagizweho ingaruka n'ibibera ahangaha, ndetse n'abagize société civile cyangwa se uruhande rutagengwa na leta. Ubwo rero muriyumvira ko uyu Karim Khan ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri mission yo kuvuga ngo abaturage ba hano ni kimwe n'abahandi, kandi ubutabera buhabwa abahandi bugomba guhabwa n'abanyekongo. Kivuga iki? Kivuze ko umugizi wa nabi ugira nabi muri Kongo ntawataniye n'ugira nabi muri Israel na muri Afghanistan n'ahandi. Aha rero ibifobagane bijya bivuga ko Kagame ngo l'homme fort de Kigali cyangwa ngo ni igitangaza muzehe wabo, ntabwo ari hejuru y'amategeko. Amategeko mpuzamahanga nawe aramureba. Ngaho rero murumva ibyo nyine ni byavuye mu ruzinduko rwa Bwana Karim Khan, akaba procureur general cyangwa umushinjacyaha mukuru mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Reka dukomereze noneho ku ruzinduko narwo ngo rwaciye ibintu, aho ibifobagane byamamaje ko secrétaire d'État cyangwa umunyamabanga ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza yabagendereye, noneho ngo akaba ibintu bikaba byaracitse ngo yaraganiriye na Kagame. Reka turebe icy'Abongereza bo batangaje. Uyu munsi Abongereza ni uyu munsi, ndimo ndavuga uyu munsi, Abongereza batangaje uruhande rwabo ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryagenewe abanyamakuru, iri tangazo ry'Ubwongereza ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ubwongereza bwarisohoye mu gusubiza ikibazo nyine kibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya ntangira kino kiganiro nabasobanuriye cyangwa se navuguruje inyandiko yari yakozwe na igihe.com. wenda baraza kutugira neza bayisibe, kuko iyo bumvishe twatangiye gukomanta ku bintu byabo barabisiba. Aho bavuze ko ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uhagaritse ibyo gufatira ibihano u Rwanda. Mwumve rero n'Ubwongereza, umuvugizi wa guverinoma y'Ubwongereza yagize ati
Ubwongereza buhangayikishijwe cyane n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku itariki ya 21 na 22 Gashyantare umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga yabonanye na Perezida Tshisekedi i Kinshasa na Perezida Kagame i Kigali. Ati mu nama ze zose yasobanuye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati hagomba kubaho guhagarika imirwano ako kanya. Ibyaha biherutse gukorwa na M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda RDF harimo gufata Goma na Bukavu nukurenga ku buryo budasubirwaho ku busugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubusugire bw'akarere no kutubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Yakomeje kandi agira ati umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga yasabye abayobozi bombi kugira uruhare mu buryo bunoze kandi nta buryarya mu nzira z'amahoro ziyobowe na Afurika. Mwibuke uwitwa Kagame karira amaguru yarirukanse ajya muri Turkiya ajya gusaba ko perezida wa Turkiya ngo ari waza kumubera umuhuza. Aha sekretari umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga mu Bwongereza aravuga ati mu buryo bunoze kandi nta buryarya inzira z'amahoro ziyobowe na Afurika nizo zigomba gukurikizwa kugira ngo babone igisubizo kirambye cya politiki. Bagomba kandi kubahiriza ibyo biyemeje byose mu nama ihuriweho na EAC SADC yo ku itariki y'8 Gashyantare. Ubwongereza buzakomeza kuganira n'Abanyafurika n'abandi bafatanyabikorwa icyo bwakora kugira ngo bushyigikire aya masezerano. Ati kandi ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakomeye. Abantu bagera kuri miliyoni baherutse kuvanwa mu byabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ibihumbi amagana bakeneye ubufasha bukomeye bwo kurokora ubuzima bwabo. Ati hari inshingano ku mpande zose zo kurinda abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bababaye cyane muri aya makimbirane. Ati umunyamabanga mukuru w'ububanyi n'amahanga yanasobanuye neza ko hazabaho ubufasha bwa ngombwa bw'umuryango mpuzamahanga mu rwego rwo guhangana n'amakimbirane cyangwa se n'intambara zikomeje kwiyongera muri buriya burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byumweru bishize wonyine n'umuvugizi wa leta urimo gukomeza avuga ati mu byumweru bishize Ubwongereza bwahuzaga cyane n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo abo muri G7 cyangwa muri G7 n'itsinda mpuzamahanga ryita ku biyaga bigari kuri icyo gisubizo. Arakomeza ati twakoresheje kandi amahirwe yose yarakwiriye kandi ashoboka mu kanama gashinzwe umutekano ku isi ndetse n'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu dusaba ko amakimbirane yakemuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati mu ruzinduko rw'umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga Ubwongereza yatangaje izindi nkunga zingana na miliyoni 14 na 600 z'amapaundi yo gufasha abantu mu burasirazuba bwa Kongo bababaye cyane. Murumva deja ko imfashanyo ihari ariko hari kondisiyo zijyana nayo. Yakomeje kugira ati Ubwongereza burasaba guhagarika imirwano bidatinze, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, kugira uruhare rugaragara mu nzira z'amahoro ziyobowe na Afurika ndetse n'ingabo z'u Rwanda zikava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kugeza igihe ibi bisabwa bitaragerwaho Ubwongereza buzafata ingamba zikurikira. Reka tuzumve.
umurongo wa mbere uragira uti Ubwongereza buzahagarika kwitabira mu rwego rwo hejuru mu birori byateguwe na guverinoma y'u Rwanda. Ingingo ya kabiri, kugabanya ibikorwa biteza imbere ubucuruzi mu Rwanda. Ingingo ya gatatu, guhagarika inkunga y'amafaranga Ubwongereza butanga mu Rwanda usibye gusa inkunga ku bakene n'abatishoboye. Ingingo ya kane, gukorera hamwe n'abafatanyabikorwa ku bihano bishya bishobora gutangwa. Ni ukuvuga abandi bantu bakorana n'Ubwongereza cyangwa se bafite aho bahuriye n'Ubwongereza baramutse bagize ibindi bihano bafata umwanzuro wo gutanga muri uru rwego, Ubwongereza narwo ruzabigiramo uruhare. Notama twari tumaze kuvuga ibyerekeranye n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Aha ngaha Ubwongereza burimo kwivuga, ariko mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi banzuye bavuga ko inama y'abaminisitiri, ni ukuvuga inama ya 27, iya nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagiye gutangira kwandika ibihano. Ubwo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo n'Ubwongereza nabwo buzaba burimo ibyo bazafata umwanzuro wo gushyira mu bikorwa, Ubwongereza nabwo buzaba bubirimo. Ingingo ya gatanu, guhagarika ubufasha bw'amahugurwa mu bya security cyangwa se mu by'umutekano mu Rwanda cyangwa ku Banyarwanda. Ingingo ya gatandatu, kongera gusuzuma impushya zo kohereza ibicuruzwa mu Rwanda ndetse zikaba zanahagarikwa. Izo ni ingingo 6 zasohotse muri iri tangazo. Ni itangazo ry'abanyamakuru ndetse banashyizeho n'uburyo ushobora kuribona cyangwa kugira icyo urivugaho, washyizeho email na za telefone. Ibi ngibi ntabwo binyenteresa muri kino kiganiro. Hanyuma umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza yakomeje avuga ko nubwo u Rwanda rwakwitwaza ko rufite ibibazo by'umutekano, ariko ntabwo rwemerewe kubikemuza ingufu za gisirikare. Igisubizo mu bya politike nicyo gishoboka kuri aya makimbirane. Akongera kandi akavuga ati turashishikariza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwihatira guhura n'umutwe wa M23 mu rwego rwo kuganira. Ngaho nguko rero unuko itangazo ry'Abongereza ryari rihagaze, akaba mu by'ukuri ari nayo mpamvu dukomeza kuvuga tuti ibyo ibifobagane bivuga ntabwo bari mu gutekereza. Ntabwo bari mu gutekereza ko igihe cyo kumufana cyararangiye. Igihe cyo gufana cyararangiye. Ubu muri iki gihe harimo haragenda hasuzumwa akantu akariko kose. Amahanga yacecetse igihe kirekire kubera ko mu by'ukuri u Rwanda rwari rufite abantu barukingiye ikibaba. Ibyo byo ntabwo ari ukubeshya. Abanyamerika na n'ubu aracyarimo akantu. Abafaransa cyo kora bamaze gucika intege, buhoro buhoro biragenda biza. Reka noneho turangirize ku nkuru y'ukuntu abantu cyangwa se mu turere twafashwe na RDF M23, abaturage barimo gupfa nk'udushwiriri cyangwa nk'uducuramo. Mbere yuko mvuga kuri iyi nkuru, reka mbabwire ikintu. Hari ibyo bita modus operandi. Hari uburyo bw'imikorere buba bwaragenewe abantu runaka. Nagira ngo mbabwire ko RDF, ingabo za FPR Inkotanyi, ahantu zigeze zibanza gushukashuka abaturage zikabegeranya, zamara kubegeranya ahasigaye zigakora ubwicanyi, ibyo bita systematique, buhoro buhoro ukuntu. Mu turere rero twafashwe na RDF M23 ntaho bitandukaniye n'ibyatubayeho muri 1994 mu mezi kwa 7 kwa 8 kugera muri 1995. Amarira n'agahinda ni kenshi ku baturage ba Kongo Igoma. Hari abaturage barimo kuririmba, barimo kurira ababo bishwe na M23 RDF, nk'uko ibi byabaye ejo bundi, aho urubyiruko rwari rurimo kwicwa ku bwinshi bazira ko ngo banze kujya mu mutwe wa Corneille Nangaa
ndetse na M23 RDF. Ibi bikaba bikomeje kuba mu gihe Procureur General w'urukiko mpanabyaha rwa Lahe Bwana Karim Khan yari yaraye ageze i Kinshasa gukurikirana ubwicanyi n'ibindi byaha byibasira inyoko muntu muri kiriya gihugu. Nababwiye ko hari uburyo umutwe cyangwa abantu runaka baba bariyemeje gukoramo nk'ibanga ryabo. Nabwiye ko niyo wazana indorerezi mpuzamahanga zingana iki, bafite uburyo buhagije bwo guhisha ubwicanyi bwabo, ariko abukorerwa bakabibona. Ubu bwicanyi rero bukorerwa abanyekongo ni ubwicanyi burenze ukwemera. Isi ntikwiye kurebera ibintu ngo yicecekere. Urubyiruko rurimo kwanga gushyirwa mu gisirikare cy'umutwe w'iterabwoba wa M23 RDF barimo kwicwa. Ejo bundi ku munsi ku itariki ya 23 ubwo hari ku cyumweru, abagera kuri 57 muri quartier Kasika Igoma bishwe n'umutwe wa AFC M23 RDF. Ibi bintu biteye ubwoba n'impungenge ku baturage bari mu bice inyeshyamba zigaruriye. Hari igihe umuntu ashobora kubivuga wenda tukagira ngo nahangaha naho nabashije kubona amashusho, ariko nabashije kubona video, ariko yananiye kuyishyira ahagaragara kugira ngo mbashe kuyibasangiza, ariko ndagerageza kuboherereza, ndagerageza kubasangiza amajwi nibidukundira tubyumve neza. Harimo indimi z'Igifaransa n'Igiswahili bivangavanze, ariko ababyeyi bari barimo barira ndetse babashije no kumenya bamwe mu bana cyangwa bamwe mu bana bari bari aho ngaho bagaramye, bamaze kwicwa baryamye aho ngaho mu mivu y'amaraso. Ndagira ngo nyifate neza, ndimo ndayishakashaka kugira ngo nyifate neza mbashe kuyibereka. Birangora nyine, bigomba tekinike, ariko ndagerageza mbibasangize uburyo bishobora. Mu by'ukuri abanyekongo bamerewe nabi. Umutwe wa M23 RDF icyo bashaka ni ukubasubiza, ni ukubashyira mu gisirikare. Nyamara kandi urubyiruko rwa rusanzwe rwifitiye imibereho yarwo yo kubaho. Ubu ngubu nyine niho bavuga bati niba koko mwaraje kutubohora cyangwa se kudufasha, nimureke kudushyira mu gisirikare ku ngufu, kuko ntabwo ari ngombwa ko umuntu ajya mu gisirikare. None se niba barafashe intuza, barafashe umujyi, bakaba barabashije kuigarurira, ni iki gituma maiti zinakufa hapa? Baba wameua, baba wote wanaua baba, ona hapa siri place hapa unalala ko 10 personnes, siri place 10 personnes, vraiment siri place 10 personnes zinalala fasi moja, siri place. Icyo ndimo kumvamo ni n'amashusho by the way ateye ubwoba adakwiriye gushyirwa ahagaragara. Icyo ndimo kumvamo ngo ni abarenga 10 ahantu hamwe icyarimwe. Noneho murebe namwe aba bantu baje kugira, reka tubyihorere, murebe namwe aba bantu baje bitwa ko baje kugoboka cyangwa se kubohoza abaturage mu mujyi nyine wa Goma. Noneho ukabureba uburyo barimo kwicwa. Barazira iki? Icyo bazira cyane cyane nuko abana bavuga ko badashoboye kujya mu gisirikare cya M23. Abaturage burya iyo uje ukabazanira amahoro, wenda koko ahantu hasanzwe hari intambara, ukavuga uti nta ntambara zongera kuza ahangaha, dore
turabarinze, nimubarinde ariko muha amahoro bikorera utuntu twabo. Erega burya indege itaza kugwa ngo abantu bapfe umusubirizo, twari kwemera nyine tugategekwa, bagomba gutegekwa bagategekwa, abayoboka bakayoboka. Ariko noneho niba indege yaraguye, hakaba abatekinisiye ku mugani wa Rutaremara binjira mu maserire, hakaba no kuba hari abantu bavugaga bati umukuru w'igihugu cyacu, ntabwo nari muri abo marerezuma, ntabwo rwose narimo ahangaha ndabivuga, bavuga bati umukuru w'igihugu cyacu ntabwo agomba kwicwa nk'imbwa. Niyo muje kutubohora, nimubohora igihugu, mutanga amahoro, ariko mwiza mubanza gutwika. Muribuka abantu bagiye bajya kuvuga bati ibintu byatunganye, reka tujye kureba inzu zacu, aho wasanga zanditseho n'amakara ngo inzu yafashwe, wajya kumva ngo nyirayo yaguye muri metero nke hafi yazo. Abandi bashyirwa mu magereza, na n'ubu baracyacucitse mu magereza, mu by'ukuri nta kintu gihari baregwa uretse ibyabo, uretse utwabo. Banyarwandakazi, ni mumbabarire mu makanya ndangiriza ahangaha iki kiganiro. Nkomeze nanone kubasaba nti mukora uko mushoboye, mujye muherezanya ibi biganiro, hanyuma abandi babona ibibera mu gace barimo babitugezeho tubivuge, tubisangiza abandi. Nicyo cyonyine gishobora gutuma abantu hamenyekana uburyo babayeho n'akaga babayemo. Ikindi kandi nta mvura idahita, ibi byose bizarangira. Ku munsi w'ejo nibwo nabwiraga ibifobagane babwira nti ntibazagire ubabeshya, ntimukagire ngo Kagame ni ntameneka, ntimukagire ngo ni omnipotent. Igihe cye kizagera, Yange Kabgayi agende nk'abandi bose nk'ukuntu bagiye. Igihe cye kizagera, uko yaba ameze kose, igihe cye kizagera. Ikindi kandi ntabwo bizabagora cyane, kuko Kagame ubwe bwite ashobora no kwipfusha n'indembira aho ngaho. Simvuze ngo yarapfuye, ntabwo ni nk'aba bandi, n'indembira aho ngaho ashobora gupfa isaha iyo ari yo yose. Reka mbasezereho rero, nkomeze kubifuriza ibihe byiza. Ahangaha i Pretoria muri Afurika y'Epfo, njye amazina yanjye nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. Imana yaduhaye abayobozi babikwiriye cyane, n'abasore b'intarumikwa bahagaze bwuma cyane.